tubahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kubagezaho uduce cyangwa ahantu 10 ku isi hateye ubwoba abantu benshi bareba bakabona ni heza ariko hakaba ari habi cyane ku buryo nta muntu wakwifuriza kuba wahagera. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe utwo duce 10 musaba ni muri mushyashya kuri channel gukora subscribe ugakanda like ndetse ukayisharinga inshuti zawe kugira ngo dukomeze kubana. Reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga ikibaya cyitwa Death Valley. Iki ni ikibaya giherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kibaya cyumva uhita wumva ijambo urupfu ku bantu bazi ururimi rw'icyongereza icyo Death bisobanuye. Iki kibaya kizwiho nk'ahantu hambere hagira ubushyuhe bukabije karemano kuri iyi si nzima kuko ubushyuhe bwaho bugera kuri °C 56.7 zose. Bivuze ngo aha ni ahantu habi cyane ku muntu udafite amazi uhagiye utayitwaje ku masaha 18 gusa abashobora kuba yashiramo umwuka. Abantu bahajya cyangwa bahagenda bagenda bikandagira kandi bakagenda bitwaje byinshi byo kubarinda bakanahamara igihe gito gishoboka bitewe n'ubushyuhe bwaho budasanzwe. Ibi ni bimwe mu byo twabashije kubona. Ushobora gushaka ibindi byisumbuyeho ku mbuga zitandukanye ukabasha kugira amakuru ahagije. Reka dukomeze hano ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga ahantu hitwa The Danakil Desert muri Eritrea. Aha ni ahandi hantu habi cyane nk'uko muri kubyumva. Desert ni ubutayu, ubwo ni agace k'ubutayu kari muri Eritrea. Aha rero naho hashyirwa mu handi hantu habi cyane kuko naho hafite ubushyuhe bugera kuri °C 50. Bivuze ko aho hantu naho nago horoshye. Gusa ibyo ntibikomeye cyane. Gikomeye cyane ni ibirunga bihari byinshi bihuzuye kandi bikaba birekura imyuka mibi cyane yangiza ubuzima bw'ikiremwa muntu. Ibi byose bihashyira ku mwanya wa 9 mu hantu habi cyane hateye ubwoba ku isi. Twihuse hano ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga ikirunga cyitwa Sinabang Volcano. Iki ni ikirunga giherereye muri Indonesia kikaba kiri neza mu butayu bwa Sumatra. Kuba ari ikirunga ntabwo bikigera ahantu hateye ubwoba cyane ku isi kuko hari n'ibindi birunga byinshi tugiye tuzi biri ku isi bitandukanye. Ahubwo aho gitandukaniye n'ibindi nuko iki kirunga kiruka kenshi cyane gashoboka kandi kikaba kirekura imyuka ihumanya yangiza abantu. Bivuze ngo iki kirunga ukikegera cyangwa se ukigezeho ntubuzi igihe kirarukira kandi ikindi iyo myuka ubwayo iri mu bintu bya mbere bikwangiza. Ikindi mu myaka yagiye ishira cyaje gihitana abantu batari bake. Bivuze ko iki kirunga ni kibi cyane kuko ibibuye bivamo byangiza ibintu bitari bike yewe bikaba byanatwara ubuzima bw'abantu bikaba bigishyira ku mwanya wa 8. Aha si ahantu ho kujya kuruhukira kereka wifuza iruhuko ridashira. Reka dukomeze hano ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga ahantu hitwa Lada Kiemada Grande. Aka ni agace cyangwa se ikirwa giherereye muri Brazil. Aha kandi nanone niho benshi bazi kuri Snake Island. Iki ni ikirwa kibi cyane. Witegereje neza kuri ayo mafoto uri kugenda ubona y'iki kirwa ibyo ntago ari ibibabi, izo ni inzoka. Iki kirwa cyitwa Snake Island kizi nk'ikirwa gifite inzoka ibihumbi n'ibihumbi cyangwa se amoko menshi arenga ibihumbi y'inzoka ku buryo kuri buri metero kare imwe byibuze hashobora kuba habonekamo inzoka 5. Ikindi kandi cyo kuri iki kirwa izi nzoka hari amoko menshi y'inzoka zifite umumaro bukomeye cyane harimo izitwa Bothrops ari nazo zifatwa nk'izigira umumaro bukomeye cyane kurusha izindi ku isi. Iki ni ikirwa rero utapfa kwisukira kireka ushaka urupfu. Ni bake bajyayo bakarokoka kuko ahandi hantu hagiye hatandukanye nko muri izo desert twagiye tubona ahabanza ho ushobora kujyana n'umuntu ukuyobora cyangwa ukaba wahamara igihe gitoya ariko ahangaho nta muntu n'umwe wemerewe kuhagera niyo wavuga ko wagombowe inshuro 1000. Aha hantu rero hateye ubwoba kurusha uko wowe ubitekereza. Reka dukomeze hano ku mwanya wa 6. Umwanya wa 6 turasanga ahantu hitwa Madidi National Park muri Bolivia. Iyi foto ya mbere ukiyibona wasenga cyane ngo Imana izagufashe kugera ahantu nk'aha mu gihe ugihumeka bitewe n'ukuntu ureba hakeye. Ariko umenya amateka arambuye kuri aha hantu ushobora gusenga cyane ahubwo uvuga ngo ntazagire n'inshuti yawe kugezayo. Bike mu byo twabonye ni ibi. Aha ni hamwe mu hantu hateye ubwoba cyane ariko ntibigaragara inyuma nk'uko muri kubibona. Muri iyo nyanja harimo ibiti bito cyane birekura umwuka mubi cyane utemerera umuntu uyarimo guhumeka neza kandi ukanamutera ibibazo bituma apfa nyuma y'igihe gito bitewe n'uburozi buvamo. Hari na pariki irimo ibiti bibi cyane ku buryo igisebe gito ugiriyemo kinjiza uburozi mu mubiri wawe bukakwangiza. Aha rero ni ahantu habi cyane, si ahantu wakwifuza kujya niba ukunda ubuzima bwawe.
Niba uri umushyashya kuri uyu muyoboro ndagusaba gukora subscribe, ubike gukanda like kandi ntiwibagirwe comment y'indi video twazagukorera, ikindi kandi ukanayisharinga inshuti zawe niba nta kintu bigutwaye. Tugeze ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga ahantu hitwa Bikini Atoll, The Marshall Islands, hagati mu nyanja ya Pasifika. Aha naho ucyabona ku ifoto urabona ko ari ahantu hahebuje, ari ahantu heza wakwifuza gutura. Ariko ibihabera nicyo kintu cyagira ahantu habi cyane, kuko aha hantu bahageragerezaga ibisasu bya kirimbuzi. Ibi rero bikaba byaratumye haba ahantu hahora imyuka yangiza ikiremwa muntu, abahaturiye nabo bakaba bahora bimurwa buri munsi cyangwa se umunsi ku wundi bitewe n'ububi bw'aha hantu. Ahantu kuhajya ntago ari igitekerezo cyiza, kuko ukihabona wabona ko aha hantu ari heza cyane, ari ahantu wakwifuza gutura, ariko ubashije kumva neza amagana y'abantu bamaze kuhaburira ubuzima hagutera ubwoba ku buryo utanakwifuza kuhakandagira. Ese dufite iki ku mwanya wa kane? Ku mwanya wa kane turasanga icyitwa cyangwa se ahantu hitwa Afar Depression muri Ethiopia. Iki ni ikirunga cya Erita Al kiri aho bita muri Afar mu gihugu cya Ethiopia. Iki kirunga ni kimwe mu birunga bikomeye ku mugabane bitewe n'imitingito gitera muri aka gace giherereyemo. Iki kirunga kiruka ku buryo bukomeye cyane, ikindi kandi kinarekura ibibuye bishyushye ku rwego rwo hejuru bivanze n'umuriro, ibyo bikangiza ahantu bimwe bikomeye cyane kandi bikanangiza ibintu n'abantu. Igitangaje kuri iki kirunga ni uko umutingito gitera udapfa kurangira, bigahora byisubiramo, aho hakaba ari naho gitandukaniye n'ibindi birunga. Hari abantu banezezwa no gusura ibirunga bigiye bitandukanye, ariko iki cyo ntawishimira no kucyegera aho kiri. Iki kirunga rero kiri ku mwanya wa kane mu hantu twateguye hateye ubwoba cyane ku isi. Reka dukomeze hano ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga ahantu hitwa Lake Natron in Tanzania. Ni ikiyaga cyangwa umugezi dusanga hano mu gihugu cy'abaturanyi muri Tanzania. Wakibaza uti se ni ukubera iki uyu mugezi tuwushyize ku mwanya wa gatatu mu hantu hateye ubwoba cyane ku isi? Igisubizo ni iki: umunyu wo muri uyu mugezi ufite uburozi butemerera igihumeka na kimwe kuwubamo. Guturuka ku bantu, amatungo ndetse n'ibiti, nta na kimwe urebera izuba kuko uhita wica vuba na bwangu. Kogamo kirazira kikaziririzwa, kuko umwuka wonyine wo muri ayo mazi utakwemerera kuryoherwa no koga. Aho kwicwa n'aya mazi wakwicwa n'inyota, ndakurahiye. Nk'uko muri kubibona kuri ayo mafoto, izo ni inyamaswa zagiye zipfa, kandi ikindi kubera ubwo burozi no kubera uwo munyu uri muri uyu mugezi, mu gihe hari igipfiriye muri uwo mugezi cyangwa se hafi y'uwo mugezi, nibwo icyo gihita gihinduka kubera uwo munyu, gihita gihinduka barafu. Nk'uko muri kubibona rero, hari inyoni zitwa flamingos. Izo nizo nyamaswa zonyine zibasha guhungira aho hantu zihunga izindi nyamaswa zigashobora kuba zarokokera aho hantu, nizo zemerewe kuhaba, naho nta kindi kinyabuzima cyemerewe kuba aho hantu. Reka turebe ahantu hari ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga ahantu hitwa Grand Canyon, Arizona muri Amerika. Aha ni agace kari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Arizona. Aha uhabonye wagira ngo ni ahantu heza cyane ushobora kuba watemberera ndetse ukaba wanahifotoreza, nk'uko benshi bajya babigenza iyo bageze ahantu hadasanzwe. Ariko aha ni ahantu hateye ubwoba kandi habi cyane, kuko iyo uri aha hantu ugenda wigengeseye ku buryo bukomeye, kuko ikosa rimwe cyangwa se uteye nabi ikirenge uhita upfa. Aha kandi ni ahantu ha kabiri ku isi hiyahurira abantu benshi. Impamvu bahajya nawe urayumva, kuko nta wajya gushaka amazi mu nyanja ngo ayabure, kuko inyanja nta kindi ifite nkayo. Niyo mpamvu rero hano urupfu si ikintu baba bari bushakishe, umwanya muto gusa, isegonda rimwe uba urangije gushyiramo umwuka. Niyo mpamvu aha ni ahantu hateye ubwoba cyane ku isi, umuntu wese adakwiye gukinisha kuba yahagera uko yiboneye. Ese uratekereza ari ahahe hantu hateye ubwoba cyane hari ku mwanya wa mbere kuri ino si ya rurema? Reba neza ko warangije gukanda subscribe, wakanze kuri iki gikumwe, kandi witeguye no kwandika comment y'indi video twagukorera, cyangwa se ahandi hantu cyangwa ikintu twagukorera. Ikindi kandi wibuke no kwisharinga inshuti zawe, ubundi dukomeze. Ku mwanya wa mbere turahasanga ahantu hitwa Mount Washington muri Amerika. Uyu ni umusozi uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Washington. Uyu musozi kandi ni umusozi udasanzwe nk'uko twawushyize ku mwanya wa mbere. Uyu musozi uzwiho nk'ahantu hambere kuri iyi si ya rurema hagira imiyaga myinshi kandi yihuta cyane. Uri kuri uyu musozi ushobora guhuhwa n'uyu muyaga ugenda ku birometero 327 mu isaha. Wumve ko n'ikinyabiziga kiri ahantu hategamye kidashobora gupfa kugendera kuri uwo muvuduko, bidashobora gushoboka. Niyo mpamvu hano aha hantu ni ahantu habi cyane hateye ubwoba utakifuza kugera, kuko umuntu wageze kuri uyu musozi, wageze ku gasongero kawo, ntiyahwema kuvuga ko yageze ku musozi wa mbere ku isi witwa Everest.
gusa kuhagera ni kimwe no kuhava ni ikindi, aho niho ikibazo kibera. Kuri uyu musozi kandi hari ubukonje buteye ubwoba bujya bugera munsi ya digiri 40, bivuze ngo ni digiri 40 munsi ya zero. Nawe urumva ukuntu ubwo bukonje bungana. Aha hantu kandi hanagwa urubura rutagira akagero. Ibi byose bikaba bituma uno musozi bawushyira ku mwanya wa mbere mu hantu hambere hateye ubwoba cyane kuri iyi si ya rurema, kuko byibuza uwo muyaga uri aho hantu ni ikintu gikomeye cyane, bivuze ko aho hantu hateye ubwoba. Ngaho ahantu 10 twari twabateguriye mu hantu hateye ubwoba cyane ku isi. Hari ikindi gitekerezo cyangwa se hari ahandi hantu utekereza, watwandikira muri comment naho tukazahakora. Reka duhurire muri video izakurikira. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.